tubakunda tutabazi ahanini ubuzima bwabo ndetse n'ibikorwa byabo bituma amajwi n'amashusho yabo ahora mu ndangururamajwi zacu insakaza amashusho yewe na telefone zigendanwa tutazibagiwe. Niyo mpamvu muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe abasitari 10 mu Rwanda n'imiryango yabo, ubwo ni umugore ndetse n'abana, hamwe n'amateka y'ingenzi kandi yabaranze mu rugendo rwabo. Ndakwibutsa ukanda subscribe niba utarayikanda kuko buri gucikwa byinshi kandi byiza. Ngiye mugiye gukora muri iki kiganiro, nitwa Murenzi. Iyi ni MA Entertainment, nguhaye ikaze. Duhereye ku mwanya wa 10 turasanga umukinnyi wa filime ndetse akana umushoramari muri sinema nyarwanda, niyo nshuti ya Nick Morgan wamenyekanye cyane nka Killerman. Uyu yamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram ndetse na TikTok, kazina akunze kwita Kadadi. Ariko by'umwihariko kuri YouTube aho afite chaîne enye zose zicisha ibihangano bye, aho twavugamo nka Big Mind inyuzwaho filime cyangwa se amakomedi bisanzwe, ndetse na Killerman Empire inyuzwaho filime y'uruhererekane ya My Heart. Killerman mu mwaka wa 2024 nibwo yashyingiranywe n'umugore we byemewe n'amategeko uzwi nka Umuhoza Shemsa. Bakaba bari bamaze imyaka isaga 7 babana nk'umugore n'umugabo, gusa kuri ubu bafitanye abana babiri b'abahungu ndetse bakaba bari na bamwe mu miryango imeze neza hano i Kigali ifite n'amafaranga. Ku mwanya wa 9 turahasanga Mugisha Emmanuel wakunzwe kandi akamenyekana nka Clapton Kibonke. Yavutse mu 1988 avukira mu gihugu cya Uganda. Nyuma mu 1996 we n'umuryango we nibwo bimukiye mu gihugu cy'u Rwanda. Clapton Kibonke yatangiye urugendo rwe nk'umunyarwenya mu mwaka wa 2014. Nyuma yaje gukina muri filime y'uruhererekane ya Seburikoko, maze ahera akamenyekana ndetse anigarurira imitima y'abanyarwanda. Nyuma rero yaje no gukina muri filime ze bwite nk'iyo twakita Umuturanyi, ndetse nyuma banakina indi bise Mugisha na Rusine ari kumwe na Rusine Patrick. Byakomeje kuzamura izina rye ndetse anakundwa cyane n'abanyarwanda, ubwo kandi uko yazamukaga nako ubukungu bwe bwazamukaga. Mu kwezi kwa 10 rero mu mwaka wa 2018 nibwo Clapton Kibonke yaje kuba yashyingiranywe n'umukobwa mwiza cyane yakundaga wikaga Ntambara Jack. Kuri ubu bakaba bafitanye abana batatu, harimo imfura yabo Mugisha Nella Oriane, hagakurikirwa n'umuhungu witwa Mugisha Neva Elson, ndetse n'abucura bwabo baherutse kuvuka mu kwa 3 mu mwaka wa 2014. Ku mwanya wa 8 turasanga umuryango wa Tom Close. Tom Close amazina yiswe n'ababyeyi ni Thomas Muyombo. Yavutse tariki 28 z'ukwezi kwa 10 mu 1984, avukira i Masinda hakaba ari muri Uganda. Akaba yatangiye gukora umuziki ku mugaragaro mu mwaka wa 2005, kandi no kubera ko indirimbo n'abanzi benshi bakomeye muri Afurika bituma aza kuri iyi list. Tom Close mu mwaka wa 2013 nibwo yashyingiranywe n'umugore we witwa n'inshuti Ange Tricia. Kuri ubu bakaba bafitanye abana batatu b'abakobwa, harimo imfura yabo yitwa Ineza Ella, agakurikira n'undi mukobwa nawe witwa Elana, ndetse n'abucura bwabo witwa Imena Elan. Ku mwanya wacu wa 7 hari Mugisha Boni wamenyekanye cyane nka Junior Giti mu gasobanuye. Ni influencer, umushoramari cyangwa se manager w'abanyamuziki, aho twavugamo nka Chris Easy, ndetse akanafasha impano nyinshi hano mu Rwanda kuba zamenyekana yifashishije imbuga nkoranyambaga, cyane ko ari umwe mu bakunzwe cyane ndetse banakurikirwa na benshi hano mu Rwanda. Junior Giti nubwo ntabwo yakoze kandi afite umugore mwiza cyane witwa Umuhoza Ange, ndetse bakaba banafite abana babiri b'abakobwa. Iyi couple kandi iherutse kuza mu myanya y'imbere muri couple zikuzwe kandi zinazwi na benshi hano i Kigali. Ikindi bamenya kuri iyi couple ni uko ibanye neza cyane, kandi bavuga ko bahorana blague muri ibikorwa byose bya buri munsi, bituma babasha kubana neza kandi bakanakominikana umunsi ku munsi. Ku mwanya wa 6 hari famille ikunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda. Aba nta bandi ni Papi Clever ndetse na madamu we Ingabire Dorcas. Ni abaririmbyi bakomeye cyane mu ndirimbo zo kunywa no guhimbaza Imana. Bombi batangiye kuririmba nk'ababigize umwuga hagati ya 19 kugeza 2020, kandi bakurwa n'abatari bake kuko indirimbo zabo ziba ziri mu ndimi z'amahanga, aho twavugamo nk'Igifaransa, Icyongereza ndetse n'Igiswahili. Igiswahili kandi nka rumwe rwumvwa na benshi muri Afurika, bityo bigatuma indirimbo zabo zumvwa n'abantu benshi cyane hirya no hino ku isi. Kuri ubu ni umuryango ugizwe n'abantu 5, ubwo n'abana 3 ndetse n'ababyeyi. Ni famille kandi ikunze kumvikana cyane ishima Imana bitewe n'ibyo Imana yabakoreye, bituma nabo badasiba mu nzu yayo. Ku mwanya wa 5 hari Jeanne d'Arc Butera wamenyekanye nka Butera Knowless. Yavutse tariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 mu 1990, avukira mu karere ka Ruhango. Yamenyekanye cyane ku ruhando mpuzamahanga ubwo yamaze kwegukana irushanwa rya Primus Guma Superstar, hakaba ari mu mwaka wa 2015. Butera Knowless agiye akunda kuvuga mu rukundo n'umuhanzi Safi Madiba, nubwo nyuma baje gutandukana agata akundana n'uwitwa Ishimwe Clement bikarangira banashyingirana. Ishimwe Clement kandi nawe wamenyekanye cyane mu ruganda rw'umuziki nka producer, ndetse akanabona nyiri label ikomeye cyane ifasha abahanzi hano mu Rwanda izwi nka Kina Music. Aba bombi
bafitanye abana batatu b'abakobwa harimo uwitwa Ishimwe Inzola Butera ndetse n'undi waje kuvuka mu mwaka wa 2020 akaba umwana wa kabiri. Ku mwanya wacu wa kane hari Bruce Melody. Itahiwacu Bruce yavutse tariki 3 Werurwe umwaka wa 1992. Ni umuririmbyi ndetse n'umwanditsi mu njyana ya R&B, Afropop ndetse na Afrobeat. Umugore we udakunze kugaragara mu itangazamakuru ku bushake bwe yitwa Catherine Umuhoza. Yanahamije kandi ko Bruce Melody yamukoreye indirimbo ebyiri agamije kumushimira kubw'urukundo ndetse n'imibanire myiza bafitanye. Izo ndirimbo akaba ari Catherine yasohotse mu mwaka wa 2020 ndetse n'itwa Love Me Hard, bombi kandi banahuriye mu mashusho yayo. Kuri ubu bafitanye abana babiri b'abakobwa ndetse akaba ari na famille ibanye yishimye nkuko bigaragara ndetse binagaragazwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ku mwanya wacu wa gatatu turasanga Benjamin Mugisha wamenyekanye cyane nka The Ben. Yavutse mu kwa mbere tariki 9 mu 1987 avukira i Kampala muri Uganda. Ni umuririmbyi w'injyana ya R&B ndetse na Afrobeat. 2024 nibwo yashyingiranywe n'umugore Miss Uwicyeza Pamela ndetse bakaba bamaze imyaka isaga 6 mu rukundo. 2025 mu kwezi kwa gatatu nibwo bibatse umwana wabo wa mbere mu gihugu cy'Ububiligi akaba imfura y'umukobwa witwa Mugisha Ruma. Ku mwanya wa kabiri hari Ngabo Medal Hobart wakunzwe kandi akamenyekana nka Meddy. Yavutse tariki 7 z'ukwezi kwa 8 mu 1989 avukira mu gihugu cy'u Burundi. Yakoze indirimbo zitandukanye kandi zakunzwe n'abatari bake aho twavugamo nka Slowly, My Vows ndetse na Queen of Sheba. 2021 nibwo Meddy yashyingiranywe n'umukobwa mwiza cyane muri Ethiopia uzwi nka Mefula Mimi, ndetse kuri ubu bakaba bafitanye abana babiri harimo imfura y'umukobwa witwa Mayla M Ngabo ndetse na bucura bwabo baherutse kuvuka mu minsi ishize. Mbere yuko dukomeza ku mwanya wacu wa mbere mureke manzi fata umwanya nshimire buri tukabanye kuva ku ntangiriro z'iyi video n'ubu tukaba turi kumwe uri umuntu w'umugabo cyane. So ubaye hari amakuru utashimye cyangwa se utanyuzwe nayo wifuza kumenya byinshi kuri uwo mustari, hari video nyinshi twagiye tubakorera kuri no YouTube channel zivuga ku bastari batandukanye nyarwanda, amateka yabo, imiryango yabo ndetse n'imitungo batunze. Wasubira inyuma gacekinga kuri YouTube channel ugasanga video zigiye zibavuga ku bastari batandukanye harimo abo nabwo wifuza, ukavugamo nka Meddy, Bruce Melody n'abandi bagiye batandukanye twagiye tubakora ibiganiro bikurikira. So mureke dusimbukiye ku mwanya wacu wa mbere aho dusanga famille ya mbere ikunzwe mu Rwanda kubera ibikorwa byiza bagenda bakora. Ni famille yagarutsweho cyane mu mateka kandi igisekuru cyayo kizwi na buri wese. Ku mwanya wa mbere turasanga umuryango wa His Excellence Paul Kagame. Paul Kagame yavutse tariki 23 z'ukwezi kwa 10 mu 1957. Mama we yitwa Estilia Bisinda ukomoka ku mwamikazi uheruka Rosalia Gicanda. Nawe papa we akitwa Douglas Rutagambwa nawe kandi ufite isano ku mwami Mutara III Rudahigwa. Paul Kagame yaje gushyingiranwa na Jeannette Kagame tariki 10 z'ukwezi kwa 6 mu 1989. Kuri ubu bakaba bafitanye abana 4. Imfura yabo dusanga ari Ivan Cyomoro Kagame wavutse mu 1990. Umwana wabo wa kabiri ni Ange Kagame nawe wavutse mu 1993 agakurikirwa n'undi muhungu witwa Brian Kagame, gusa we amakuru yakunzwe ahanini kugumeshwa ari ibanga. Ubucura bwabo ni Ian Kagame Mr CTU, umwe mu bigaruriye imitima benshi cyane cyane igitsina gore hano mu Rwanda. Yes, ndagushimiye tukabanya muri iki kiganiro kuva ku ntangiriro zacyo kugeza ku mpera zacyo aho twareberaga hamwe abastari 10 bakunzwe no mu Rwanda ndetse n'imiryango yabo by'umeko tureba ku mugore ndetse n'abana babo ndetse n'amateka y'ingenzi yagiye abarangaye mu rugendo rwabo. Yes, njye mwabanye muri iki kiganiro nitwa Murenzi, iyi ni MA Entertainment. Mwibutse gukanda subscribe ndetse na like and comment bitewe n'uko nabonye iyi video, haba igitekerezo wifuza kudusangiza bakitugezaho kugira ngo tumenye icyo duhindura n'icyo twongeramo. Yes, it is your boy Murenzi, this is MA Entertainment. Till next time, peace.